na nyuma yaho byinshi nabwo niba bibuka ubwo maze iminsi ndara amajoro ngenda igihugu cyose nza kuva Karongi Kibuye muri 1996 ubwo twagiraga inama hariya muri ya nzu ya kera bayitaga iyihe ahantu hari Jari Club ariko imbere yaho hari iki Saint-Julier ubwo naje nazindutse maze icyumweru ntarakandagira hano ntaragera no mu rugo turi mu ntambara z'abacengezi bava hakurya cyangwa bisha abantu bari hakurya y'amazi muri Kongo na hehe ndaza nkigeraho ubwo nsanga hari cabinet muri icyo gitondo ndagenda nyijyamo uko nakabaye nayimeze ngira ngo nayo ntaranakaraba nkimara kwicara ubwo cabinet irahuzuye abantu batangira gucana amarenga bakagira batya bakavuga Sendashonga atariko arabanza aravuga ngo twagira Mungu wabajije Sendashonga ngo natubwire amakuru mu gihugu ko hameze Sendashonga arabivuga arangije avuga noneho aho mvuye ngira ngo niho hari ni waba hari nabaga za Kibuye aratangira ati ngabo za Kagame ngabo za RPF zamaze abantu za Kibuye kimbanze kugira ngo nabyumvise nabi mbona n'abandi babigiyemo bari tabaza set uvuze ngo iki ati amakuru ati tubona abantu ati naho ubwo ndiyo hari nahuye n'abaturage mvuga discours nza kuvuga n'abantu bari hakurya muri Kongo babwira nti abahungiye muri Kongo hakurya mureba bamaze abantu ntibazagira ubwo bagaruka tubabaze impamvu bisha abantu ko babisha ibizaba bidashobotse bamwe tuzabasangayo ngira ngo rero mvuze ibyo nicyo cyavuyemo ko twamaze abantu ndavuga Sendashonga ubu reba ntabwo naraye ndyamye nagendaga ijoro ryose ndirirwa nshakira igihugu umutekano ubu wampinduye umwicanyi nijye mwicanyi mwabuze abicanyi bugiye wampinduye umwicanyi murabyibuka Iyamuremye wari urimo Sendashonga nabaye umwicanyi subiramo nka gatatu ariko ni byiza rimwe na rimwe kwigarura burya uzi cyanje mu mutwe ariko mwari mugiye kubigwamo mwese kandi mutabizi naratekereje abo bantu nze bose mbahambire mpere kuri aba ngaba ngende mbashyire ndakubwiza ukuri byanje mu mutwe mbonye bitari byiza bitashoboka mva mu cabinet ndigendera mvamo ngenda n'amaguru n'imodoka zanjye zisigaho ndataha ngo mbanze numve ariko ubwo bwose bagize ibyago kuko
nari navuye aho nari maze iminsi nyine ngendeyo n'ivumbi n'iki maze nari nambaye na uniform nza mu cabinet imeze ngira ngo mbabwiye nabajije nk'inshuro eshanu seti mbwira ndi umwicanyi wo kurandeba ugasanga igihe iwanyu maze iminsi ndera ntaryama ntarya ntagira nagiye kwica abantu ubwo ni amateka ndagira ngo mbereke aho twagiye tuva n'ukuntu abantu bashobora guhitamo buri gihe iyo ufite icyo ushaka kuba cyo iyo ufite icyo ushaka kugeraho iyo ufite hari uburyo kandi muri buri wese afite ubushobozi afite uko yatanga umusanzu kugira ngo wa muryango wacu munini aricyo gihugu abagituye ba nyiracyo bashobore kubaho neza naho ibindi by'amagambo njya numva iyo ubona abantu bamwe ariko ni byiza kureka aho tugeze icyo gihe wavuga utari ko bashobora kugira buryo bintu ariko ubu aho tugeze nta cyatera umuntu uwo ari we wese ubwoba so bamwe kuri twe ubwoba bwashize kera tukiri abana niyo mpamvu tubwirana n'abo bose mujya mubona bigira ibitangaza ntawe nzasanga ahandi ariko uwansanga hano twahabana ku bwacu noti kubwe kambandanye ayo mateka ngira ngo agomba kuba abibukije wenda arabibutsa byinshi cyangwa abenshi ntabwo ibyo ni ukubyumva gusa ariko nabyo kuko mutarimo hari cyangwa mwari muri abana bato cyangwa abandi bavutse nyuma ndabibabwira kugira ngo mumenye ibyabaye ubu ibihe byanyu igihe cyanyu ni iki n'ejo mwe muzi aho muvuye mwe mwashingira kuri ibyo ngibyo mukagira ibyo mukora cyangwa mwirinda ariko noneho kuri imibereho y'abantu y'umuntu ku giti cye niho ngira ngo nahoze nsoma ibyo mwaganiriye ibyo mwanatubwiye hano ibintu by'abana bajya mu biyobyabwenge bajya mu nzoga bajya ibintu byinshi bimwe birimo na criminality birimo gukora ibyaha bimwe biremereye bituma bihera kuri boga nibo bagenda bakorama ariko noneho iyo boramye n'igihugu nacyo kibuko ntabwo dushaka rero ko hagira ugira ibyago nk'ibyo noneho ngo anabizane no ku gihugu nacyo kigira ibyago nk'ibyo ibyo rero ni uburere umuco indangagaciro buri muntu ku giti cye agomba kugira icyo abikoraho agomba kwishakishamo uburyo n'ubushobozi
buri muntu wese afite iyo nshingano kandi kuri buri wese afite ubwo bushobozi hanyuma tugashaka uko dushyize hamwe bivamo ubushobozi bw'igihugu bwo guhangana n'ibibazo bihari byaba ibyacu twihariye cyangwa se byaba ibituruka hanze bidusanga hano iwacu. Abakuru rero hari kwita ababyeyi hari confusion, hari ikibazo ababyeyi bamwe bitiranya amajyambere bakajya mu majyambere bikavuga ko urekera iyo buri wese akaba ari mu mico, ari mu mibereho, ari mu mvugo, ari muri politiki, byose bikaba ibintu biri aho byambaye ubusa bitagira aho biva bitagira aho bigana ngo ni amajyambere. Ibyo ni ukubeshya, ni ukwibeshya. Umuco, uburere mu miryango yacu hari byinshi duhura nabyo tubona, hari ibyo dukwiye kuba twiga muri twe tubona bitameze neza, tugomba kuba twagarura mu buryo. Hari ibyo tubona hanze, ibyo hanze ntabwo twajya kubikosora, twe nta n'impamvu, nta nubwo bitureba, ariko ahubwo uba ushaka kubyirinda ngo bitakugiraho ingaruka, kugira ngo ibibi ubikumire, ibyiza ubyige, ubizane byongere ku byawe byiza, ugere kure. Ariko nimumbwire icyiza cyaba kiri mu kureka nyine abana bacu, abana b'u Rwanda, abana b'imiryango yacu. Icya mbere, ntabwo uzategereza ngo undi muntu ave hanze aze kubwire cyangwa kubwirira umwana ngo imyifatire yawe ikwiriye kuba iyi ngiyi. Inshingano ya mbere ni wowe, na leta ntabwo ikwiriye kuba ubundi bijyamo, ntabwo leta ikwiriye kubijya mu muryango kubwira abantu uko bakwiye kubaho mu buryo bw'imico. Ntabwo ari inshingano za leta. Sinzi ko hari n'uwabikubwira, arabikubwira gusa, ariko there is no such thing like an enforcement izaba mu kuza guhata umuryango uko ukwiriye kubaho. Ibyo biva hanze ari uko byarenze umuryango, byagize ingaruka ku bandi. Aho niho haza inzego za leta zikavuga ngo ariko tonde, kuko ntabwo ibibi byawe byajya kugira ingaruka ku bandi. Niba ari ibibi bimwe bitanyuranyije n'amategeko cyangwa ikindi umuntu niyo waba utabikunze, ariko iyo ugiye kubijyana ku bandi, icyo gihe habaho umuntu ukwibutsa akabwira ngo sigaho, bigumane iwawe, wibitwara ahandi. Rero ibintu imico iri aho, hari ababigira, hari abo binabereye, hari abo ibyo ntabwo bitureba. Turebe imiryango yacu mbere na mbere, turebe igihugu cyacu, ibindi twabana, twakumvikana, twaganira, twajya impaka, ariko ntacyo twabikorera. Ariko iwacu dushobora kugira icyo tubikorera, duhereye ku muryango, duhereye no ku gihugu. Indangagaciro zivugwa buri gihe,
uburyo bw'amategeko nayo agerwaho kubera ko abantu baba bahisemo ibishobora kutuyobora bityo. Naho kuvuga ngo byaba ari bizima, umwana w'imyaka 15 ugasanga ari mu nzoga, ari mu biyobyabwenge, ari kavuga ngo ni amajyambere. Ntabwo ari amajyambere, ni ukubura kirera gusa. Aba yabuze kirera cy'umuryango we akomokamo, cyangwa aba yabuze kirera cy'indi miryango, cyangwa yabuze kirera cy'umuryango mugari w'igihugu cyacu. Nabwo twe ntiturema abantu, byaba umuryango, byaba igihugu, byaba abayobozi, nturema abantu, ariko tugerageza gukora ibishoboka by'abantu bashobora gukora. Nta nubwo tuzaca n'ibyo twita imico mibi, ntabwo tuzabica burundu, ariko nibura uragabanya kugira ngo igihugu cyo gushyirwa hasi uragabanya, ugerageza kugabanya. Abavuga corruption, za ruswa, ikimenyane, biki, ibyo ni bibi, ariko mu bantu, muri society ntabwo bica ngo bicike burundu, ariko uragabanya, mbese ugatuma abantu batekereza ngo ariko ibi ni kirazira, ntabwo ari ibintu byiza. Ukagira abantu benshi nibura babyumva batyo. N'amategeko ureba agenda ashyirwaho, niza kumva muvuga iby'amategeko recommendations muvuga z'abantu ba myaka ikwiye kugira utya, okay, niba ibyo mushaka byakorwa nguko, niba ari byo mubona. Ariko hari ikindi, amategeko ntabwo azafasha kurangiza icyo kibazo. Hari uburyo bubiri bufasha. Uburyo bwa mbere ni inyigisho guhera ku bantu aho bari, kwibutsa, kubiganira, ndetse ingero z'icyo kibi zikavugwa zikagaragara rwose, bikajya hanze, ndetse ku buryo abantu wenda benshi bashobora kuvuga ngo ariko ibi ngibi ntitubishaka, ntabwo bikwiye kutubamo. Ibyo birafasha kugabanya ikibazo, kuko abantu benshi niyo babonye umuntu akora nyine ibyo batumvika, babona atari byiza, baravuga bati sigaho. Biragabanya. Icya kabiri birajyana, ariko ntabwo ari amategeko gusa. Hari ubwo abantu bashyiraho amategeko bakibwira ngo ubwo bashyizeho amategeko ikibazo cyarangiye. Oya, amategeko abantu bashyiraho, igihugu gishyiraho, arafasha, ariko igifasha kurusha ni ukuyubahiriza, ni ukuyashyira mu bikorwa, ni ugukurikirana. Naho ushobora gushyira amategeko meza mu bitabo ukagira, ariko ntihagire ari abayashyira, abakurikirana, enforcement, batayakoreraho, batakurikirana. Ingero zihuta nabonye, hari mu bihugu byo hanze bafite imyaka nko muri za night clubs n'iki n'amabara, hari aho abantu bagiye usanga abantu ku muryango baza, hari n'abasaza bahagarika babona uko basa, bakibwira ngo ni abana bato, bamwe batizanazana identity card kugira ngo ho kubaho confusion.
barakora enforcement ndetse amategeko agakurikirana ku buryo basanga wemereye cyangwa uzwi ko wemerera abana ahantu hadakwiriye kuba bajya. Ubwo ni bya bihugu noneho bimwe bitubwira ko ari ibitangaza nyine rimwe rimwe tujya dukurikira twemera ibyo byose ibyo bakora, ariko barakurikirana. Bashobora no gufunga club cyangwa ibara cyangwa iki kubera ko bemereye umwana kwinjira aho ngaho akaba yanyweye n'inzoga, uwamuhaye inzoga akabyishyura. Naho iyo bashyiraho amategeko gusa ngo abantu bazibwiriza kuyakurikiza, ntacyo uzavanamo, ntabwo bikunda. So ni ukuyashyiraho ariko ni no gukurikirana. Reka mvuge ariko n'abato byo ni igitangaza, ariko n'abakuru